Ora bavandimwe, turongeye turagarutse ngo tubane muri aka kanya. Tugiye kugaruka ku mugabo w'icyamamare, umuhanzi, umusizi, umucuruzi, rwiyemezamirimo, mbese nta kintu na kimwe atakoze muri kino gihugu cyacu kubw'iterambere rye. Nanjye uyu munsi ndaje ngo mbagezeho amwe mu mahame, mumwe mu magambo, mu buryo bwe akoresha kugira ngo kugeza uyu munsi wa none abe ari icyamamare, ari umugabo buri wese yakwifuza kwigiraho, ari umwe mu bantu urubyiruko twifuza cyangwa se dushaka kugerekeranya muke kugira ngo ahazaza hacu natwe tuzabeho twishimye. Ni umugabo waharaniye iterambere ryo kuva kera akiri muto kugeza uyu munsi. Yabaye umuhanzi, aba umusizi, aba umukinnyi w'amakinamico, aba umukinnyi wa filime, ndetse aba umuproducer. Mbese nta kintu atakoze kugira ngo iterambere rye rigereho. Imyaka myinshi hashize twagiye tumwumva, tumubona, ndetse turanamukunda bamwe muri twebwe, ariko hari byinshi yadusangiza kugira ngo iterambere ryacu natwe rigerweho. Yitwa KNC cyangwa se Kalisa Nkoliza Charles, uzwi nk'izina rya KNC, akaba cyane cyane yitwa Imfurayiwacu KNC. Niryo zina abantu benshi bakunda, Imfurayiwacu KNC. Yabaye umuhanzi, tumuzi cyane kuri radio, City Radio kera, akina ni Dr. Runiga, akakina amakinamico ari Professor Mahesh, n'andi mazina menshi nyavuze sinayamara kuko yagize amazina menshi kandi yabaye meza, yatunejeje imitima, atugera ku nyota. Urubyiruko rw'icyo gihe utaramwumvise, utaramubonye, nagukangurira kujya kuri YouTube ye ugashakaho amagambo cyangwa se ukumva bimwe mu bihamya byakwereka ko koko iterambere rya muntu riravunikirwa, iterambere rya muntu riraharanirwa. Yakoraga ku manywa ibiganiro by'inkinamico n'ibindi akabikina nijoro kuri radio, City Radio. Nagira ngo nkubwire ngo izo ntambwe zose yagiye akora nizo zimugize umugabo w'uyu munsi uwo ari we. Ni bosi wa Radio 1 na TV 1, akaba bosi perezida wa Gasogi, akaba n'umuvugizi wa Gasogi. Akora ikiganiro kizwi cyane nka Rirarashe, aho akunda kugikora ari kumwe na Mutabaruka. Akaba ari umugabo ushimisha cyane urubyiruko, akaba ari umuntu ukangurira cyane urubyiruko kwihangira imirimo ndetse no kwikorera, kuko nawe ubwo yakoreraga kera akiri umwana, akiri umusore, yakoreye amafaranga make cyane. Kuri njye nawe tuyumvisha aka kanya twakumva nkaho bidashoboka, ariko yakoreye amafaranga 8,000 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi ayahembwa. Nabwo yavunitse abona ntazabishobora, ahitamo kwiga kwikorera. Nibwo yafashe atangira gukina amakinamico, kwandika amafilime n'ibindi, arabikora abivanga n'umwuga w'ubunyamakuru. Arangije ibyo ngibyo ni byamugize uwo ari we uyu munsi. Gutinyuka kuvugira mu ruhame, ibyo atumva kimwe n'abandi akabivuga, ndetse agahanganira icyubahiro cye nk'umuntu koko uharanira iterambere rye. KNC rero niwe bosi uyu munsi wa none wakubera intambwe, wakubera umusingi cyangwa se umusemburo w'inzozi zawe nawe ufite. Aravuga ati intambwe 100 ziva aho uri kugera aho ujya, burya uko byagenda kose zitangirwa n'intambwe imwe. Ega gutangira, ubundi ibindi uzabibaze igihe, kuko igihe nicyo kigera byose. Iyo wakoze none ejo bundi umusaruro uraboneka. Ega gutangira gusa, intambwe ya mbere uyigene, uyitere, maze utegereze umusaruro. KNC yaravuze ati mu buzima nta kintu na kimwe kibaho cyoroshye, icyoroha cyane ni ukudakora, kuko nta musaruro na muke wabona. Kandi ngo niba ushaka kutagira icyo ubona, uzareke kugira icyo ukora. Nimba ushaka kugira icyo ubona, gira icyo ukora. Niyo mwe mu mahame yagendeyeho uyu munsi wa none, akaba yarabaye umushoramari isi yose, igihugu cyose, cyangwa se niyo twavuga isi yose, nta muntu waza mu Rwanda ngo ye kumva izina KNC. KNC rero amwe mu magambo yavuze
cyangwa se zimwe mu nama yagira urubyiruko nawe nshuti mukunzi wa Inshuti TV wakigiraho none akakubera imbarutso y'iterambere ryawe. Reka tuyafatanye tuyumve maze tugire ibyo twigiraho n'ibyo duhinduraho kugira ngo duharanire iterambere ryacu. Kenneth yaravuze ati kera nigaga ngenda urugendo rurerure, aho nabyukaga saa 10 za mu gitondo nkagenda nkagera ku ishuri saa 12:50. Byumvikane neza ko yakoreshaga amasaha hafi 3 ajya ku ishuri. Ese ukibaza ati se nimba aragendaga amasaha 3 ajya ku ishuri, njyewe uyu munsi ngenda amasaha angahe njya ku ishuri? Twebwe leta yacu yatworohereje uburyo bwo gukora ndetse no kubona ibyo dukenera hafi. We yarakubwira ati njyewe nakoreshaga imbaraga n'ibitekerezo byanjye byose kugira ngo nzabashe kugira iterambere ngeraho. Ariko twebwe uyu munsi leta yadukoreye byose, ni gute twebwe urubyiruko tudatera imbere? Ni nacyo avuga ngo nimba kera twarabagaho tuvunitse no kubona ibiryo bigoranye, kuva aho wiga ujya mu rugo cyangwa se kuva mu rugo ujya ku ishuri bigusaba intera y'amasaha 3 cyangwa 2, none uyu munsi wa none urubyiruko rugutaha hafi, rwiga hafi, rukaba ari rwo rukennye, rukaba ari rwo rufite ubushobozi buke bw'iterambere. Ese ni ikibazo cy'urubyiruko rwacu? Ikintu cya mbere yashinje urubyiruko rero, natwe urubyiruko rwacu dukwiye kwirebaho ngo turi abanebwe. Ubunebwe bw'urubyiruko nirwo rutuma urubyiruko rw'ubu rudashobora gukira. Arongera avuga ati kudaha agaciro ibyo dufite ni kimwe mu bikorwa, ni kimwe mu bintu bitumye urubyiruko rwacu tuba abakene. Arongera KNC aravuga ati mu by'ukuri mu mahame ngenderaho, irya mbere ni ugukora, irya kabiri ni ukugira intego, irya gatatu ni ukugira icyifuzo, kandi icyifuzo cyanjye nkaharanira ko ari njye ubwanjye ukigiramo uruhare. Ese urubyiruko rwacu ibi twe turabikora? Nahawe kugira ngo wumve neza mu by'ukuri ibyo agenderaho, nimba nawe hari icyo wakosora mu byo yakoze cyangwa se mu byo wakigira mu byo yakoze kugira ngo agere kuri ibi. KNC arongera aravuga ati mu by'ukuri nta kintu wageraho utakoze. Nimba ushaka kugira icyo ugeraho, shaka icyo ukora kugira ngo inzozi zawe uzihe intego ihamye. KNC aravuga ati nimba utinya gushora ayo wakoreye ukahitamo kuyanywera cyangwa se kuyambaramo, utekereze ko mu butaha uzakera n'icyo kwambara udafite aho ugikura, kandi n'imbaraga zo kugikorera ntazo ugifite. Aravuga ati nimba ukoreye 10,000, kuki utabishora ngo byunguke byuze 500, aho kugira ngo yarye yose uzongere ukorera andi? Tinyuka, shishoza kandi urebe kure, wige gukoresha amahirwe yose ubonye mu iterambere ryawe, kuko nta wundi wo kubikugereraho, nta n'undi wundi wo kubigukorera uretse wowe ubwawe. Iterambere ryawe rireba wowe ubwawe, nta wundi. KNC arongera ahishurira urubyiruko ndetse anarurangira, aravuga ati dufite BDF, dufite amabanki, dufite n'ibindi bikorwa byinshi leta duteramo inkunga nk'urubyiruko. Watekereje umushinga ubura uwo gusiponsoriza, wagize icyifuzo ubura ugufasha. Ese waranshatse nanjye ubwanjye ko ndi umugabo kandi nkaba nifuza ahazaza heza y'igihugu cyacu, none kugufasha? Tinyuka rubyiruko, mwige gutinyuka, twige gukora, ubundi amahirwe yacu ngo arahari kandi menshi. Aduha urugero rukomeye. Nimba imihanda ubu uyu munsi wa none umuntu ashobora kuva mu majyepfo akagera mu majyaruguru, cyangwa se akava mu burasirazuba akagera mu burengerazuba, ntawe umuhagaritse, ntawe umubujije kugera, ntawe umwambuye ibyo yakoze, ni iki gituma urubyiruko rudakora? Tugahugira mu biturangaza ngo abazungu bakoze byinshi, YouTube channel n'ama WhatsApp n'ibindi kugira ngo turangare, ariko n'izo mbuga nkoranyambaga dushobora kuzikoresha tubyaza umusaruro amahirwe. Dushobora kubikoresha kugira ngo tubone umusaruro udutuma tuba bakire, cyangwa se utuma tuva ku ntambwe ziciriritse tukagera ku ntambwe ziruseho. Rero urubyiruko, nshuti bakunze irungano, mureke twumve inama z'umusaza
tuzigendereho kuko ni umuntu mukuru yanakugira inama. Nanjye ubutaha ndashaka kubategurira ikiganiro nkazamugeraho ubwe live kuri kamera za Inshuti TV turi kumwe, akabaha impanuro, akabaha ikiganiro gikomeye, ndizera ko kizaba gikubiyemo byinshi byiza byatuma muba abagabo namwe cyangwa se muba abakobwa bishimiwe n'igihugu cyacu, tugatanga umusanzu ku gihugu, tugatanga n'umusanzu ku hazaza hacu, ndetse tukabasha no kwiteganyiriza kugira ngo tutazasaza dusabiriza kandi twari dufite imbaraga zo kwikorera. Ahasigaye mwebwe inshuti ba Inshuti TV mbifurije kugira ubukungu, intambwe idasobanya kandi intambwe idasubira inyuma, muharanire kwegeraho. Icyo mbifuriza ni ugukora no gukoresha imbaraga n'ibitekerezo byose, ndetse tukumva inama z'abaturuta n'abadutanze kuri iyi si kugira ngo tuzikurikize tubashe kugera kure. Ahasigaye Uwiteka abishimire kandi abanezerwe. Murakoze cyane.